The shabby show was a blessing. This is the promise of love. The shabby season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Message upon us are falling, but for the showers we bleed. Amen, amen. Imvura y'imigisha ibe kuri mwese bakunzi bacu, muraho neza, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, muraza kunyihanganira ngewe ntabwo rimeze neza, narwaye gripe, ariko ntabwo byari kumbuza gukora ikiganiro kuko tumaze igihe twifuza kuza kuganira namwe. Hobe cyane rero ndabasuhuje, amazina yanjye murayazi ni Yankuri Jariane, mama Ruwanje, nabazaniye umukunzi wanyu Ruwanje, muramukumbuye, arabakumbuye. Ruwanje, suza abakunzi bawe. Muraho neza abakunzi banjye, nishimiye kugaruka imbere yanyu mbasuhuza, dukomeza twishimana, nari mbakumbuye cyane. Ntabwo ari bakumbuye cyane. Nari mbakumbuye cyane. Umva baragukumbuye, barampamagaye, umva mana we sinzi uburyo nabisobanura. Ushobora kuba wagiye kubona ikiganiro ari ubwa mbere rero, we cyangwa uguheruka ukiri umwana mutoya, banza ubibwira amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Izere Louange Ora. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 11. Biga mu kangahe? Ndangije uwa gatandatu primaire, ngiye kujya muri senior 1. Uri umuhanzi? Yego. Umubonye bwa mbere ni umuhanzi. Ubuhanzi se bakuzihe cyane? Mu Itetero, aho nkunda kuririmbamo indirimbo z'abana nka mama papa imihigo yacu ndetse n'izindi zitandukanye. Nibyo abakunzi be cyangwa umubonye bwa mbere, amazina arayababwiye, ni umuhanzi, by'umwihariko w'indirimbo z'abana zikunda guca mu Itetero, mama papa, abana twishime, imihigo yacu, niyubahwe, n'indirimbo nyinshi abenshi murazizi kandi murazikunda, nawe muramukunda. Nubwo zimwe yagiye azirimba akiri muto ku myaka 6-7, ubu mukamubona nyine ageze muri 11 yakuze, ariko aracyari umuhanzi kandi aracyabakunda. Namwe urukundo mwatangiranye mumukunda ndabizi kandi murarunyere ku munsi ko mukunda Ruwanje. Uretse kuba uri umuhanzi se, ariko tukiri ku buhanzi ntabwo uririmba indirimbo z'abana gusa, ufite indirimbo z'Imana n'iz'ubukwe. Yego. Afite indirimbo nziza y'ubukwe yitwa Ruhire, yaririmbiye Mwanafunzi mu bukwe n'abandi bantu benshi batandukanye. Wifuza no kumutumira ubwo mu bukwe arahari, turi muri vacances. Mu gihe tugiye kubabwira impamvu yaramaze iminsi ataboneka, reka tubabwiye ko umuntu arahari, turi muri vacances ari kuboneka. Ruwanje wanyu arahari. Tuvuye ku buhanzi rero, nta nubwo uri n'umuhanzi gusa, ku bakunzi be mutari muherutse amakuru ye, umuhanzi wacu ni n'umukinnyi w'ikinamico. Abenshi mwarimu muzi mu ikinamico y'Imbuto Foundation yitwa Umwana wanjye Ishema ryanjye, niho baguheruka, ariko yarahagaze. Uyu munsi ni umukinnyi wa Museke Weya. Yego. Umukobwa w'abanyobwa umeze ute? Umeze neza. Umeze neza? Ni umukobwa w'abanyobwa muri Museke Weya na Kibanga. Yego. Ese buriya uba wiyumva ute iyo uri muri Museke Weya, ari wowe mwana urimo? Kandi ukagitinga ibyo baguhaye nyine ukabyagitinga neza. Abenshi baba bambwira ngo usengo ngo Umurutasate, ku bakunzi be nyine mumenye ko akina yitwa Umurutasate muri Museke Weya. Bakambaza ngo usinga Umurutasate ngo ni Ruwanje, ngo hoya ngo twumva ngo akina nk'umuntu mukuru, ngo kandi Ruwanje tumuzi nk'umwana. Yego n'umwana, ariko kuko ari umunyempano yagitinga role y'umuntu y'imyaka nka 15, gutyo niyo mpamvu mwumva hari ahantu abagongana na mama we, ariko nyine nk'umukinnyi nk'umunyempano arayagitinga akabishobora ku myaka ye 11. Félicitations rero. Merci. Ari gukina se ikinamico no kuririmba wumva ukunze iki? Ko byose kuri ngiye nk'umubyeyi wawe byose ndabizi kubizi, mbona ubizi, kuririmba urabizi, ukina ikinamico urabizi. Sinibyo gusa, wenda ibyo nibyo tweretse abakunzi bawe, hari n'ibindi byinshi ku ruhande ntababwiye nzi ko uzi ariko ntashyizemo imbaraga. We wumva ari ukuririmba no gukina ikinamico, ni icyo ukunda? Sino kubimenya gusa byose, ahubwo mbikunda byose. Ubikunda byose? Yego. Okay. Courage. Icyambere nuko byose uzi ko bigomba kuba biherekejwe n'iki? N'ikinyabupfura. Yego. Siyo gahunda yacu? Yego. Bigomba kuba biherekejwe n'ikinyabupfura, ariko mbere na mbere ya byose habanje iki? Ishuri.
abakunzi be mwumvise ko babwiye ko agiye kujya mu wa mbere segonderi, arangije umwaka wa gatandatu ku myaka 11. Turabigushimiye. Imyaka 11 ugiye segonderi, uri umuhanzi, uri umukinnyi wa Musekeweya, kinamico ikunzwe cya kuri radiyo Rwanda yubaka, abenshi barayizi. Icaho kwa gatanu saa 2:45 mujye mumukurikira, yitwa Umurutasate, akaba umukobwa wa Manyobwa na Kibanga. Ubu se mwana we, abakunzi be rero impamvu tuje mu kiganiro nabuze aho mpera kubera ibintu byinshi mwagiye mumbwira mumpamagara. Impamvu rero tuje hano yambi nuko tuje kubisiguraho. Bamaze igihe batabona indirimbo, nta ndirimbo mwaherukaga yari wanje, nibyo, ariko impamvu muraza kuzumva kandi ndabizi muraza kutubabarira. Ruwanje nkuko mubyumva yari ari mu wa gatandatu, kandi mu wa gatandatu agomba kwiga cyane, sibyo? Kuko ibintu byose dukora impano ziza nyuma yo kwiga. Niyo mpamvu umwaka wa gatandatu yawugezemo tubanza kwita ku masomo ye kugira ngo abashe gukora ikizamini cya leta, atari kujya mu mastudio cyangwa ibindi bintu runaka bimuvanga. Yari akugiye mu ishuri. Abakunzi be nizere ko mumenye impamvu atarahari. Ariko ikindi mujye munibuka ko indirimbo irahenda, indirimbo ni amafaranga, nayo mujye mumenya ko ari igihe n'ubushobozi buba bukeya. Abakunzi be mumukunda nyabyo, ahubwo mufite ubushobozi mujye muza mudushyigikire kugira ngo tubashe gukora indirimbo nziza. Siko bimeze? Ego. Aho ni kuri kote ya Ruwanje, ariko no kuri kote yanjye nanjye ntabwo nabonekaga, kandi ninjye mujyanama wawe, ninjye uri buguherekeze, ninjye uri bugufashe muri byose. Nanjye ndari maze iminsi ntwite, narabyaye. Ruwanje yabonye murumuna we. Warishimye se? Narishimye. Warishimye cyane cyangwa ashaka kubera bucura? Narishimye. Yari yarigize bucura, ariko akanansaba umwana, agahora ambwira ati nta karumuna. Nose ubona akigira bucura kandi yagusaga umwana. None se ko wari waritetesheje? Ntabwo wari waritetesheje. Njyewe? Okay. Yahoraga ansaba ko namuha murumuna we, Imana irabikora. Nabyaye murumuna we, ameze neza, nawe yatangiye gukura. Niyo mpamvu mwongeye kutubona ubu yageze mu mezi yo kunywa amata, yo gufata imfashabere, akaba yasigara mu rugo, tukagaruka mu bikorwa bya Ruwanje. Mwumva rero ari kuri njyewe kuba utwite, mu kujya kurera uruhinja biragora, n'undi nawe ari mu masomo, niyo mpamvu mutatubonye, ariko ubu twagarutse. Ubutaha tuzamuzana. Ubutaha tuzamuzane? Blessing tuzamuzane mu kiganiro? Ego. Okay, ni inshuti cyane na Ruwanje, nk'abavandimwe nyine, nubwo akiri uruhinja ariko afite ukuntu babyumva kimwe. Ubwo bwabisabye ubutaha tuzamuzana. Nta kibazo. Muri iyi mpeshyi se, muri iyi vakanse uhugiye kuki? Ndimo kwiga umuziki mu ishuri Chorale de Kigali yatangije. Ego. Bakunzi be nk'uko mubyumvise, Ruwanje muri ibi biruhuko ntago yicaye. Yarasanzwe afite impano, ariko arimo gushakiraho n'ubumenyi. Nk'uko mubyumvise, Chorale de Kigali, korali ndirimbamo, yatangije ishuri ry'umuziki, ari ryo Ruwanje ari kwigamo muri ibi biruhuko. Ubwo umubyeyi utarajyana y'umwana nawe urumva ko uri guhomba. Muri kwigiramo ibintu byinshi. Ego. Mwigamo iki n'iki? Gukora umuziki, gukora ijwi, solfège no gucuranga. Wow, ubu nuruzi no gucuranga? Ego, ndagerageza. Bagerageza. Ego. Nahoze mbona afite amakopi y'amanota ngo indirimbo namuha yayicuranga, murumva ni byiza. Nanjye navuze ngo nk'umubyeyi, ese umwana ko yanyeretse impano akiri mutoya, tugakomeza mu mpano gusa, ariko nta bumenyi yari afite ku muziki, noneho wamufasha nkamwishyura iryo shuri muri iyi vakansi, noneho akagira n'ubwo bumenyi. Urumva agiye kumenya gucuranga, amanota, gukora ijwi, ni byinshi uzigiramo. Kandi nizeye ko bizabyara umusaruro, impano ikagira n'ubumenyi, noneho bikaryoha kurushaho. Ego. Ngaho rero nk'umuntu uri kwiga umuziki, si umwe ko mwegamo n'ijwi se? Ego. Ngandirimbira kandi karirimbo wumva ushakaho. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes I know our God is omnipotent. The Lord our God, He is wonderful. All praises be to the King of Kings and the Lord our God. He is wonderful.
felicitasiyo kubera ukuntu nyikunda nanjye nshidutse najemo kandi ndwaye giripe ariko ni ikiganiro cy'umubyeyi n'umwana nk'uko nyine iyo turi mu ngo tuba tugomba kwisanzura kumwe twisanzura nyine tuganira n'abakunzi bacu baba bagomba kumenya amakuru yacu ko no kumenya kuririmba wabikuye kuri njye ko wasangaga ndi kuririmba mu gikoni ukumva hanze ndi gukora uturimo two mu rugo ndirimba ariho wahereye ku myaka 6 ugatangira kuririmba none nkabona ko ufite impano nk'umubyeyi nahuza nuko mbikunda kandi mbona ufite impano nkagushyigikira kuraje rero nizere ko muri do Kigali uzigiramo ibintu byinshi siko bimeze bizagufasha umuziki wawe cyangwa Minerva ndi kwitangira ubusasha oya ntabwo mugenda ngo mwiganire n'abandi bana oya umva ndabizi bariga nuko wenda barakanyuzemo kugira tuganira ko bariga cyane umubyeyi utarajyana y'umwana rwose ibiruhuko ntibizongere gucika utajyanye umwana ngo yige bituma n'abana byokipa abana bituma abana muri vacances bataba mu mafilime gusa bigatuma abana bagira ubumenyi runaka gusa abakunzi bawe ngiye kubabwira ko ufite indirimbo nshyashya rero ya ndirimbo bamye bagusaba mumaze igihe mudusaba indirimbo nshyashya nyine kubera uko kwiga kubera nanjye ko kwita ku ruhinja ntibikunde ariko iyi vacances rwose bakunzi bacu bakunzi ba Ruwanje mu gihe kiza ngo tubahe indirimbo turi kuyitegura muri iyi minsi indirimbo rwose si ukubabeshya mwitegure kwakira indirimbo nshyashya ya Ruwanje yarakuze ko benshi bambwiraga gusa ngo ko tubona Ruwanje ngo aheruka kuririmba ngo akiri gato ubu noneho ari no muri iyi myaka ageze murangiye kuvuga ngo ari n'inkumi ntabwo waba inkumi uracyana umwana imyaka 11 igihagararo ntikizagushuka siko bimeze discipline ikomeze kukuyobora uri kunyumva ukomeze gukunda ishuri uracyafite kwiga cyane haba amasomo yo mu ishuri haba uwo muziki haba kuzamura impano nanjye nk'umubyeyi urabizi ko igihe cyose mushyigikira icyo nshoboye cyose nzakomeza kugira gute kukuba hafi rero rwose mwizere ko indirimbo arasubira ku ishuri agomba kujya sogondera dusiga indirimbo nshyashya turi kuyitegura vuba aha rwose mbere ko ajya muri sogonderi tuzaba twamaze kubaha indirimbo nshyashya yiwe reka tubona no kwifuriza abantu asomisiyo nziza abantu bemera umubyeyi Bikira Mariya abakunda umubyeyi Bikira Mariya mwese twifurije asomisiyo nziza umubyeyi Bikira Mariya dusabire ese kandi ndirimbo Bikira Mariya uzi ndazizi nyinshi urazizi nyinshi ndirimbira gatoya kuko iki kiganiro ntabwo twe twateguye kuririmba cyane twagira ngo tubwire abakunzi bacu amakuru yacu ariko none nk'umuhanzi nk'umwana bari bakumbuye ijwi rye bagira akarimbo warimba Bikira Mariya gatoya kugira ngo tubone uko dusoza ikiganiro Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria umubyeyi Bikira Mariya ajya dusabira ujye umwisunga abakristo gatolika n'umubyeyi udusabira n'abatari abakristo gatolika n'abizerimo bamwemera turi mu gihe cya somosiyo rwose twifurije somosiyo nziza umubyeyi Bikira Mariya akomeze kugushyigikira mu mpano zawe ujye umwiyambaza kenshi siko bimeze reka rero tubona no gushimira n'abakunzi bacu badukurikirana bari hirya no hino hari abakunzi bacu mudukunda abari mu Rwanda abari mu mahanga hari abo mbona bari muri Amerika Canada by'umwihariko hari umubyeyi dukunda cyane witwa Fanny uri muri Belgique Fanny turagusuhuje kandi nawe nabonye yaratangiye gahunda nziza nakunze afite gahunda y'ibiganiro twe ntago nubwo twaje mu kiganiro twari kujya tubabwira amakuru twebwe icyo Ruwanje amenyereweho ni indirimbo Fanny rero we nabonye ashaka gukora nk'ibyo ukora reka bari ko mbyita ko byose n'ibyubaka umuryango ariko wabinyuje mu biganiro mu gihe wowe utanga ubutumwa nge nawe twandika indirimbo nyine ukaririmba indirimbo itanga ubutumwa ku muryango ku bana ku babyeyi Fanny nawe nabonye afite televiziyo yitwa Akure TV bantu banjye bantu ba Ruwanje muyishake niyo umubyeyi w'umunyarwandakazi ni umubyeyi ufite umuco ni umubyeyi ukomeye ku muryango ugira icyo ashaka gukora ku muryango ushaka gushyiraho itafari urabona ari hanze y'igihugu kandi kurera y'abana biragoye
rero abambaza amakuru hari aho muzamusanga njye na Ruwanje twamuhaye ikiganiro nuko twabonye ko afite umurongo mwiza ushobora kugira icyo wamarira abana cyangwa ababyeyi by'umwihariko umuryango, sibyo? Abakunzi bacu rero murebe Akure TV turaza kwishyiraho ku kiganiro, mujye mukurikira, hagira ibiganiro byiza, hari ibyo muzatwumvamo, ari njye ari Ruwanje n'ibindi bitandukanye, kandi nzi neza ko Fani nawe ari itafari ryiza ashaka gushyira ku muryango nk'uko natwe turishyiraho tubinyujije mu bihangano bya Ruwanje, siko bimeze. Ariko hari n'amakuru namenye mu gitondo, hari abantu babwiye papa mu gitondo ajya mu kazi ngo bari bavuye muri Uganda, bamubwiye ngo muri Uganda baragukunda cyane. Ntabwo nari kugira abakunzi muri Uganda, abantu bo muri Uganda mukunda Ruwanje turabasuhuje kandi turabashimiye. Abantu bari bavuyeyo babwiye papa ko ngo muri Uganda baragukunda cyane, ngo bakunda indirimbo ya Imihigo Yacu. Imihigo Yacu ngo barayikunda cyane, n'izindi ndirimbo ngo baragukina cyane. Ntabwo nari mbazi, njye nari nzi abarundi nibo bajya banyindikira bakambwira ko bagukunda, n'abo muri Canada n'abandi bo mu Bufaransa bigeze kumbwira ko bagukunda abana babo, n'ahandi nzi hatandukanye. Ariko muri Uganda nabimenye umunsi ariko bamwe ngo baragukunda, ngo bakunda indirimbo zawe cyane. Ese wumva abantu bagukunda, wowe wumva bimeze bite? mba numva nkunzwe. Urakunzwe nibyo, ariko nyine buriya kugukunda ni byiza, ugomba nawe kubakunda, ariko icyo bagukundiye ukazagihorana, siko bimeze. Impamvu bagukunda nka Ruwanje ufite indirimbo zitanga ubutumwa ku bana. Ko uyu munsi wa none ikintu kinshimisha nk'umubyeyi ni ukumva umubyeyi ampamagaye, umutantine wo mu rugo, kumva umwana ampamagaye ati indirimbo ya Ruwanje iranyubaka, umubyeyi akambwira ati sinterwa ipfunwe no kumvisha abana banjye indirimbo za Ruwanje, ahubwo nizo mba nshakisha kugira ngo ubutumwa burimo abana banjye babukurikire, bitume batareba ibi by'abana badakwiye kureba. Numva nyine binteye ishema. Mu myaka ufite uri kugenda wigira ejuru, tuzakomeza gukora indirimbo zitanga ubutumwa ku bana, yemwe tuzagira no ku zindi runaka, ariko intumbero ni uko dukomeza gutanga ubutumwa. Wakura nushaka kuzaba umumama nkiriho mu gihe cyose nzaba nkiriho, ni uko tuzakomeza gushyira itafari mu kubaka umuryango tubinyujije mu bihangano byawe. Ariko na Blessing yaje nawe ashobora na Blessing yaje ashobora kuza agashyiraho itafari rye, na basaza bawe nuko mbona ibintu byo kuririmba byo batabikunda, ariko nkiri naho ngaho ntabwo ari ngombwa ngo umwana wese akunde kuririmba, sibyo? Impamvu nabigushyigikiyemo nuko ubikunda kandi unabishoboye. Mboneho no kubwira ababyeyi turi mu bihe by'ibiruhuko, umwana wawe afite byinshi azi, ariko wimuforusa ngo uvuge ngo umwana wanjye ngo ndashaka arimba nka Ruwanje kandi atabishoboye. Niba azi gukina umupira mufashe, niba azi gushushanya mufashe, niba azi gukora imivugo mufashe, icyo azi mufashe, wirebera ku by'undi wazi, ahubwo wowe menya ngo umwana wawe azi iki, sibyo? Ibyo nabigiramo inama abandi bana, sibyo? Hari abana benshi bamamagara ngo nzi kuririmba, ngo nzi kugira gute, rwose ni byiza. N'ubu ubizi umubyeyi ujye umubwira gushyigikira, ariko nanone ntukaririmbe kuko Ruwanje yaririmbye cyangwa runaka yaririmbye, ahubwo ujye ureba icyo wakora gitanga ubutumwa kandi uzi neza ko ariyo mpano yawe, siko bimeze. Abakunzi twabashimiye, twabwiye ko dufite indirimbo nshyashya. Hari andi makuru tutabahaye binyibutse? Nibutse amakuru, nta makuru twayabahaye. Turabakunda. Nta bana usuhuza se b'inshuti zawe? Hari amakuru utahaye abakunzi bawe wenda ushobora kuba bakuzi ukiri mutoya ko tuba i Kigali. Tusigaye tuba i Kigali, ntabwo tukibihuye, tugiye kumara imyaka 2 i Kigali, Nyamirambo niho dutuye. Uwadukenera haba uwifuza Ruwanje mu bukwe waduhamagara, nimero zacu ziba ziri kuri channel ya Ruwanje. Waba mwifuza mu birori bitandukanye, rwose turi muri vacancy arahari, n'abifuza gusapotinga. Mwumvise ko ari kwiga umuziki yamereye nabi ngo arashaka piano yo gucuranga. Niba umukunda ko gukunda ibyo akora, umuhaye gift ya piano rwose wabukoze, yabakugiriyeho umugisha. Umubyeyi mba nsabwa byinshi, Ruwanje ariga afite byinshi akenera, ariko abantu mumva ko mukunda nyine mujye muza mwereka urwo rukundo arubone, siko bimeze. Ariko tunashimira abagukunda cyane, by'umwihariko abatantine bo mu rugo. Abatantine bo mu rugo mwubahwe, by'umwihariko nde Egidiye. Tantine Egidiye turagusuhuje, n'abandi batantine mwese uburyo mutwereka ko mukunda Ruwanje. Abana, ababyeyi, abihaye Imana bagukunda, bagiye bakwereka ko bagukunda.
abantu mwese mukunda Ruwanje turabashimiye. Soza se ubabwira akantu keza, akantu bakuzi. akantu keza Babwira akantu keza ko bakunda cyane, ariko ntabwo babwira nk'uko njye mbabwira ngo ndabakunda. Uyu munsi ndi kubivuga nk'umubyeyi nk'uri mu kiganiro, wowe babwira ko bakunda umuntu uri mu kiganiro bibabwirishijwe. ishwe Mama papa rye nta kantu kayisoza cyangwa nta kantu wabaho gasezera abakunzi bawe, kanabibutsa ko bagomba gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yawe yitwa Izere Ruwanje Ora, no kuri TikTok naho ni amazina yawe ni Izere Ruwanje Ora. ego Abasezere rero dusoza ikiganiro. mbatuye impano Imana yampaye, namwe mwese munshyigikira, mbaragije Imana nibaha umugisha. Ako konyine se iyo ukomerezaho ukagasoza nako karofure ko abantu benshi bagakunda kuko Mama papa, papa mama, babyeyi banjye reka mbaririmbire, ndabakunda 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 cyane. natwe turagukunda cyane. Turaje kandi twiteguye kugushyigikira ibihe byose. Njye nakubwira ngo umunsi nyihumeka nyifite umwuka nzagushyigikira paka, nawe ntuzantenguze, uzakomeze ube umukobwa mwiza Ego wuje ubunyarwanda, ikinyabupfura, ukunda Imana. Ibyo ukora byose ujye wiragiza Nyagasani, Imana niyo izajya igushoboza. Yagiye kugeza kuri byinshi ku myaka 11 yawe. Uyu munsi ufite byinshi umaze kugeraho, byonyine kuba abantu bavuga ngo Ruwanje afite ikintu kimfashiriza abana, afite indirimbo imfashiriza abana, kuba utamukara ukavuga ngo muri Museke weya utanzemo umusanzu wawe, ukinnye ibintu bifasha urubyiruko, n'ibindi byinshi tuziranyeho, uturimo tw'amaboko uzi gukora, guteka, gusuka. Ubu ni umusutsi nuko ngiye imisatsi yananiye kubera umutwe, azi gusuka, azi ibintu byinshi, ariko nyine ngenda mbigabanya nkamufasha muri bike kugira ngo abashe gukomeza amasomo ye. Icya mbere ujye wiragiza Imana, wiragiza umubyeyi Bikira Mariya, bazagufasha kandi uzagera kure heza hashoboka. Niyo nk'umubyeyi muramusabira umugisha, papa arawugusabira, abakunzi bawe baragusengera, twizeye Imana ko uzanatsinda ukabona ikigo cyiza, amen. ubundi tukazakomeza kuyisingiza. Siko bimeze. Ubwo naho ubutaha twongera guhurira mu ndirimbo ya Ruwanje.